Sina Makosa, imwe mu ndirimbo zamenyekanye cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Mu bayiririmbye harimo n'umunyarwanda. Indirimbo itangira abyina n'umusore mugenzi we yambaye akagofero, nyuma hakazamo abandi babyinnyi. Uyu munyarwanda tuvuga ni Yabyinnye Theogene, afite imyaka 12 y'amavuko gusa, ariko yavuye mu Rwanda, ari nacyo cyatumye aza kwinjira mu bya muzika. Nagiye ngiye gupakaza ndi umwana muto mfite imyaka 12, noneho ngezeyo mbona ko guhinga ntabishobora, urumva nari umwana. Umuntu uwo Matiya niwe wambanaga, none arambwira ati yari umucuranzi. Ubwo mbese we nje nari nk'umuboyi ndekera uwo Matiya, none anyigisha umuziki nawe utangiye muri 1972, gutangira muri Uganda Kampala. Ubwo byaje kuba ngombwa ko tujya gukora undi muziki nawe utangiye n'umugabo bita Matiya muri Uganda, ari unyigisha. Tuja kuwukorera muri Tanzania aho bita mu Rugoro Jose Band. Tumaze imyaka nayo mikeya tuja Mwanza. Uyu musaza avuga ko imiterere y'umuziki wabo hambere itandukanye n'iy'iki gihe. Wari umuziki ushushe cyane. Ari umukobwa unyeretse ari hagati yarabyina, azi no kubyina kabisa. Yarangije n'iki gihe. Nese imiziki y'iki gihe hari bushe zirimo, nta ico bita bushe ntayirimo. Arahandi bagera bagahindura muzika, ubwo umuzika bari kubyina kabatari ko bongera kubyina. Imbyino bese babyinaga kabatari hongera kubyina, bagahindura indi mbyino. None uko guhindura uburyo bwo kubyina nicyo mwitaga bushe. Kumva mbese biri kudunda cyane, none kandi n'umuziki wahindutse, utazi kubyina ukaba wanahirima. Sina Makosa, indirimbo Yabyinnye Theogene yagaragayemo aririmba ndetse anabyina, yatangaga ubuhe butumwa? Yasobanuraga ko nta mahane umuntu afite ku wundi. Sina makosa, nta cyangwa ufitiye, se niko bishatse kuvuga mu Kinyarwanda. Ndapfiki nawe, ndi gupfiki nawe. Ubutumwa iyo groupe yashaka gutanga n'abantu abagabo, ariko ntabwo navuga abantu bose. Abagabo bashaka gupfa umugore umwe, none akabwira undi ushaka kunziza iki? Kuyu mugore atari wanje nawe akaba atari wawe, ushaka kunziza iki? Uranyicira iki? Ushaka kunyicira iki? Uresi wako na misi wangu, shukia nini wakati wangu mimi na wewe? Turapfiki muvandimwe wanje. Ndumva hari ubutumwa bukomeye burimo cyane, bukomeye. Ubundi no muri iki gihe birahari, usanga abantu bari kushaka kuryana, bapfa umukobwa runaka nanga se umugore runaka, kandi bose wenda nyira wari mu rugo, yibereye mu rugo. Asanga turi gushaka kunje nawe turi kumupfa, kandi nyina wiribereye mu rugo, tuba tugiye turi gupfiki. Harimo ubutumwa bukomeye cyane. Mu gihe Yabyinnye Theogene yari mu itsinda Wanyika ryaririmbye indirimbo Sina Makosa, ngo babagaho nk'abantu bo mu muryango umwe. Twabaga dufungiranye, cyari ikigo, twabaga dufungiranye. Aho twajya gucuranga yakondeshaga amazu adukwiye, buri mu rushambure y'undi shambure. None ariko tukaba dukingiranyijwe, hakaba hari n'umusekerite turinda, ku buryo nta wasohotse, ari igipangu kirekire cyane. Twabaga turi aho hamwe, niwe wari utwishingiye kuduha ibiryo, gukaraba, fanta, niwe wari utwishingiye. Ntabwo twasohokaga kurya, ariko twatangiraga hamwe muri sari imwe. Ntabwo twatatanaga mu kurya, ariko umuntu yamara kurya mbese kwaba gutembera muri cyo gipangu gusa, ntabwo wasohotse. Twasohoka tugiye gucuranga gusa mu modoka, nabwo tugenda mu modoka. Uyu musaza umuntu wakoze umuziki kera, asanga abahanzi b'iki gihe hari aho bakwiye kwibanda mu butumwa batanga. Bagombye kwirinda imvugo iharabika, bakagendera ku muco wacu w'Abanyarwanda, ko nta munyarwanda ugomba kuzira icyari cyo nanga ukwari.
ahubwo bagatanga ubusobanuro ishuri nyashuri ngenderwaho mu banyarwanda cyane cyane ariko mu rubyiruko. Icyo bagagombye kwibandaho urubyiruko rw'ubu hari abari kujya bashaka kunywa ibiyobyabwenge, ugasanga bari kuja gufata abana b'abakobwa kubahohotera, ugasanga ngabo mu nzira nibo basinze. Urubyiruko nirwo bagombye kucurangaho cyane cyane bakarurebaho. Ku myaka 70 y'amavuko umusaza Yabyinnye Theogene ntakibasha kuririmba neza nko mu bihe byo hambere. Mu rugo iwe radio ibi muri hafi, ni umuhinzi mworozi hafi y'ikiyaga cya Ruhondo. Sina makosa we mwana Sina Makosa Muri mu karere ka Burera.